icyubahiro muremyi wa byose. Mana nyir'ibihe turakuzamuye kuko ari wowe ukwiriye icubahiro. Nyemerera wakire amashimwe yose Mana yuzuye imitima yacu. Wakire indirimbo, wakire imitima yacu ikubera umubavu ugumurira neza. Dusabane nawe mu izina rya Yesu, amen. Katufatanye indirimbo gusenga kwanjye kukugereho, manura amahoro yanjye. Ndagukeneye ku manywa na nijoro, mu bihe byose umbe hafi. Umugisha wawe kuko utangana mubabaro ubamo. Unkomereza amaboko kuko nshobozwa nawe umpa imbaraga. Gusenga kwanjye kukugereho, manura amahoro yanjye. Ndagukeneye ku manywa na nijoro, mu bihe byose umbe hafi. Umugisha wawe kuko utangana mubabaro ubamo. Unkomereza amaboko kuko nshobozwa nawe umpa imbaraga. Umugisha wawe kuko utangana mubabaro ubamo. Unkomereza amaboko kuko nshobozwa nawe umpa imbaraga. Nubwo amagambo yanjye ataba menshi, shimwa Mana kuko ndamahoro. Nubwo amagambo yanjye adahagije, shimwa Mana kuko ndamahoro.
Uzura amahoro unezerwe kuko ndamahoro mutima wanjye tuza mutima wanjye himbaza iyo Mana uzura amahoro unezerwe kuko ndamahoro mutima wanjye we mutima wanjye himbaza iyo wimpagararamo unezerwe kuko ndamahoro mutima wanjye we mutima wanjye himbaza iyo Mana unezerwe kuko ndamahoro nubwo amagambo yanjye ataba menshi nabizi ko adahagije shimwa Mana kuko ndamahoro nubwo amagambo yanjye ataba menshi shimwa Mana kuko ndamahoro nubwo amagambo yanjye ataba menshi ariko shimwa Mana kuko ndamahoro nubwo amagambo yanjye ataba menshi habwa ikuzo Mana yanjye shimwa Mana kuko ndamahoro nubwo amagambo yanjye ataba menshi shimwa Mana kuko ndamahoro Yesu ashimwe. Praise Jesus. Turashima Imana uyu mugoroba kwiduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. We bless the name of the Lord for giving us this time that we may share His word in this evening. Reka nsabe asenge. Let me request Lord to pray. Mana nziza, Mana ikomeye, tugushimiye kuko uno mwanya mwiza wongeye kuturemera, tugushimiye kubwo imbabazi zawe ziri ku buzima bwacu, kandi tugushimiye kuko wabanye natwe mu minsi 40 y'amasengesho, tukaba twongeye guhurira muri iki gitaramo muri uyu mwanya. Izina ryawe rihimbazwe. Dusabye presence yawe, dusabye amavuta yawe, dusabye imbaraga zawe, ugenderere twebwe dukora ndetse n'abakurikira bose bahabwa umugisha. Urakoze kuko uri kumwe natwe kandi uzakora imirimo ikomeye hagati muri twebwe, mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. 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 Reka dushimire Imana kubwo amasengesho y'iminsi 40 yagenze neza. We thank God because the prayers of 40 days went on well. Ka tushime nanone Imana ku giterane c'ubuhanuzi no kubohoka naco cagenze neza. And we thank God because the conference of prophecy and deliverance went on well. Ndashimira abashinzwe ivugabutumwa, departement y'ivugabutumwa mu itorero. I would like to thank the members of evangelist department in the church. Turashimira umuyobozi w'ivugabutumwa. We would like to thank the leader of evangelist department n'itsinda bakoranye and the team with her. Bakoze akazi kenshi. They really did a lot. Baritanze amanywa ijoro. They were devoted day and night. Turashimira nanone abantu bose batanze amafaranga kugira ngo igiterane kigende neza. We thank all people contributed so that the conference may go well. Mwatanze umwanya wanyu. You gave your time. Mutanga amafaranga. You gave your money.
murasenga, you prayed, ibintu byose mwarabikoze bigenda neza. and you did everything so that it may go well. Mu by'ukuri nagira ngo mbashimire cyane, I would like to really thank you, kandi dushimira n'Imana yabashoboje. and we would like to thank God who strengthened you. Mwarakoze cyane, Thank you so much. Imana ibahe umugisha, May God bless you, kandi mukomeze gutera imbere, and may you continue stepping mukomeze forward. kurindwa, May you continue being mukomeze kugira protected. ubuzima bwiza, May you continue living a good imbere ni life. heza kurushaho. The future is brighter. Mwami mukorera The Lord that you serve azabahemba, will reward you. kandi natwe nk'abashumba And as a shepherds, tubifurije umugisha w'Imana. we wish you God's blessing. Mukomeze gutera imbere May you continue no advancing kurindwa, and be kandi protected. Yesu arabakunda, Jesus loves you. natwe turabakunda. We love you too. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Uyu mugoroba nagira ngo dusubukure porogaramu ya deliverance, In this evening, we want to resume the program of deliverance, isengesho ribohora, a prayer of deliverance, isengesho rirema, a prayer that creates, isengesho ritegeka ubutware prayer bw'umwanzi bugatsindwa. that commands every power of the devil so that it may be defeated. Yesu twizera The Jesus that we ni believe in Yesu ufite byose, is Jesus who has all. Yesu dukorera Jesus that we ni serve Yesu twabonye ahindura amateka. is Jesus that we encounter changing Yesu our history. dukorera Jesus that we serve, aratunezeza. He pleases us. Yesu dukorera Jesus that we serve, aduha amahoro. He gives us peace. Haleluya. Hallelujah. Rero nagira ngo Yesu tuvuga ni Yesu ukiza indwara, The Jesus that we proclaim heals diseases. ni Yesu utanga ubuzima bwiza, It is Jesus who gives good ni life. Yesu utanga akazi, Jesus who gives ni Yesu utanga jobs. abana, Jesus who gives ni children. Yesu utanga umutekano, Jesus who gives ni Yesu security. utanga ibyishimo, Jesus who gives ni joy. Yesu utugaburira, Jesus who feeds ni us. Yesu umuremyi, umukiza, umucunguzi. Jesus the maker, the creator, the redeemer. Rero kuvuga Yesu ni umugisha, Proclaiming Jesus is a blessing. iyo tumwamamaza mu by'ukuri biradushimisha. It pleases us when we proclaim Him. Ndashima Imana kuri iyi porogaramu twafashe yo gufasha abantu mu masaha atinze. I bless the name of the Lord for this program that we have of helping people in late y'umunsi wo hours. kuwa gatatu n'umunsi wo kuwa kane The program of Thursday and ni Wednesdays. porogaramu yo kubohora cyangwa se kubohoza imigisha yacu, It is a program of delivering our blessings ikaba nanone na porogaramu yo gusengera ibyifuzo byananiranye, ibintu bikomeye. and the program of praying for hard or impossibilities. Nagira ngo muri aka kanya dufate uyu mwanya wo gutekereza kubohoka cyangwa se gutabarwa n'Imana. In this evening, I want us to think about deliverance or God's rescue. Iyo tuvuga gutabarwa n'Imana ni ugusurwa n'Uwiteka, When we talk about God's rescue or help, it is the visitation ni of God. kugendana n'Imana, It is walking with ni God. ugushigikirwa It n'Imana, is being supported by ni God. ukuba inkoramutima It z'Imana. is becoming the precious, the very heart of Icyo God. dusabwa ni ukumva ijwi ry'Imana, The requirement, it is to obey God's ni voice. ukwemera kuyoborwa n'Umwuka It is Wera, accepting to be led by God's ni ukwemera Spirit. kunezeza ijuru, It is accepting to please heaven. kandi tuzi ibanga ryo kunezeza Imana And we know the secret in pleasing ni God. ukumenya kwihana ibyaha, It is knowing how to repent the ni sins. ukugira umutima It is having a Imana mind yishimira, that is pleasing to God. kandi kugira umutima Imana And yishimira having a mind that is pleasing to ni God, ukumenya kwihana, it is kwitoza knowing how kwihana, to gusaba repent. imbabazi. You must know that you should request for Abantu bazi forgiveness to gusaba God. Imana imbabazi Those who know how to ask for forgiveness to God, bagera kure, bagera ku bintu bikomeye. they reach far or they achieve great things. Haleluya. Hallelujah. Rero kugira ngo tugire icyo dusaba Imana twumve nuko tugira umutima Imana yishimira. And to be heard by God when we ask something to God, we must have a mind that is pleasing to Him. Yohana ibice 12 umurongo wa 14 John chapter 14 verse 14, haravuga ngo it says, nimugira icyo musaba if you ask me anything cyose mu izina ryanjye in my name, nzagikora. I will do it. Haleluya. Hallelujah. Nimugira icyo musaba cyose If mu you izina ask me, ryanjye if you ask me anything in my name, nzagikora. I will do it. Imana ishimwe cyane. Glory to Ni God. Yesu, That is ni Jesus, Imana ishobora byose. the Almighty God. Nimugira icyo munsaba, If you ask me nimugira anything, icyo mumbwira, if you tell me nimugira anything, icyo mwatura, if you add to nimugira icyo anything, mwifuza, if you desire nimugira icyo anything, mukenera, if you need anything, nzakibaha, I will provide. nzagikora, I will do it. nzakibaha. I will provide. Haleluya. Hallelujah. Nimugira umutima If you get a mind wifuza cyangwa usaba that ukeneye, desires, that needs, that asks. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Rero
mu buzima bwa buri munsi duhora tugira ibyifuzo, In our daily life, we always have requests. tuba dufite ibyo dukeneye, We have needs. ariko nagira nkubwire ngo ico ukeneye ico wifuza kibwire Yesu. But I would like to say, tell your need, tell tuvuye your muri request to porogaramu God. y'amasengesho y'iminsi 40 We have just closed the program aho of 40 twafashe days. umwanya wo kwiyima ibyo kurya, When amafunguro, we did not take our meal or our breakfast. dufata ibyifuzo tubishyira imbere ya Data. And we presented our request to God. Aka kanya In this moment, turimo turashima ku byo Imana yakoze, we are giving thanks for what the Lord did. ariko mu gushima kwacu But in our thanksgiving, dufite ibindi dutekereza, there are things that we are intending dufite to ibindi do. twifuza. There are things that we desire. Turifuza kubohoka kw'imiryango We yacu, need deliverance in our families. turifuza imbaraga z'umwuka wera, We need the power of the Holy Spirit. turifuza ububyutse, We need revival. turifuza amashimwe, We desire thanksgiving or turifuza praises. gukora ibyo Imana ishaka, We desire to do God's will. turifuza kugira imitima Imana yishimira. We want to have minds which are pleasing to God. Haleluya. Hallelujah. Icyo dusaba, icyo twibutsa abantu ni ukubabwira ngo mugire imitima Imana yishimira, And what we would like to tell people, have minds which are pleasing to God. mugire imitima inezeza Imana, You should have minds that please God. mugire imitima ishimwa You n'Uwiteka. should have minds which are delightful to Nagira nkubwire God. ngo uwaboshwe n'indwara, Let me say that you are bound by a disease. indwara zibangamira umutima wawe, ibitekerezo byawe, And the disease are tormenting your heart, your ariko nagira nkubwire mind. ngo Yesu ari hafi yawe, But I would like to say that Jesus is close to Yesu you. aragukunda, Jesus loves you. Yesu arakuzi, Jesus knows you. Yesu arakwishimira, Jesus delights in you. Yesu yaraguhamagaye, Jesus called you. Yesu arakwishimira. Jesus delights in you. Ese uzi kwihana? Do you know how to repent? Imana ishimwe cyane. Glory to God. Ndabizi yuko tuba dukeneye sante nziza, I know that we need health. ndabizi ko nyuma y'iminsi 40 y'amasengesho abantu bagira gripe, know abantu that- barananirwa, After the prayers of 40 days, people have the fatigue, they have the flu, kubera ko twari tumaze kumenyera kutafungura mu gitondo na saa sita. because we got used to the fact of not taking the meal, the breakfast, Igifu not the rero iyo lunch. ugihaye ibyo kurya gitangira kwivumbura, And when you start giving food to your stomach, it may rebel. ariko turagusaba ngo But muri we would ibyo like to byose see in all of those, dukomeze dutekereze imbaraga let z'Uwiteka, us continue thinking about God's power. dutekereze gukomera kw'Imana, Let us think about God's greatness. inzozi, intego zacu, Our dreams are inzozi aims, zacu, our dreams, ibyo twifuza our desires. tubizanire Yesu, Let us present them to kandi Jesus. birashoboka. And it is possible for Amen. them to be realized. Amen. 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 Yesu ni mwiza, Jesus is good. Yesu arakora, Jesus works. Yesu arabohora, Jesus sets free. Yesu aratabara, Jesus Yesu rescues. akiza indwara, Jesus heals Yesu diseases. atanga amahoro, Jesus gives Yesu peace. atanga ubuzima, Jesus gives life. Yesu niwe utanga gushaka neza, Jesus gives happy marriage. Yesu niwe utanga urubyaro, Jesus gives children offspring. Yesu niwe utanga akazi, Jesus gives jobs. Yesu niwe utanga financement twifuza mu buzima bwa buri munsi. Jesus can support us financially in our daily lives. Imishinga dutekereza dutegura, The projects that we are preparing, uyifinansa n'Uwiteka, the Lord funds them kuko niwe ufite byose, because He has all. niwe ufite ibigega He has storages byuzuyemo imigisha, full of blessings. amasoko ye All His sources hazakama. can never be dried up. Ubwoba bwawe, Your fear, ubwoba ufite the fear that you have, ni intwaro ya it Satani. is Satan's weapon. Ndagusaba ngo I would like to ask menya you, kuvuga no, you should know how to say no. hakana, You should ubwira deny, Satani tell Satan yuko nta buturo, that there is no dwelling yuko nta place, mbaraga, that there is no yuko power, nta migisha that there itanga, is no blessing that yuko He nta gives, masezerano that mufitanye. you have no covenant with Him. Tugomba gusenya rero We should destroy ibirindiro, the walls, program, the programs, imigambi, the plans, inzira the ways zose z'umwanzi, of the devil, kugira ngo so that tubashe kumenya we may know kugenda uko Imana ishaka. how to walk according to God's Indwara will. urwaye The disease you're suffering from, irahunga, it will be driven out. dayimoni zaguteye The demonic spirit that zimuke attacked mu you, izina rya let them Yesu. driven out in the amahoro name of makeya Jesus. ufite, The less peace ndagusaba ngo you encounter, let egera me Yesu, ask you, tell it to niwe utanga Jesus. amahoro. He gives peace. Ibyishimo bike ufite, You lack joy, nagira nkubwire ngo but I would like to see Yesu niwe utanga ibyishimo. Jesus gives joy. Umutima wawe Your heart, uzane, bring it uhe to Yesu. God, to Jesus. inyatsi Evil theft ku buzima bwawe, in your life, inyatsi evil theft mu muryango wawe, in your family. ibitotsi bike You can't sleep properly mu muryango wawe. in your family. Ndagusaba ngo I would like to ask you, uzusoma Bibiliya, read the Bible, uzusoma ijambo ry'Imana, read the Word of God,
wizere imbaraga z'Imana, Trust in the power of God. wizere gukora kwa Yesu, Trust in the working of Jesus. wizere igikundiro cyangwa se wizere amahoro atangwa na Yesu. Trust in the favor, peace given by Jesus. Ndakwibutsa I would like to remind Yesu ari you umwami, that Jesus is the Lord. ndakwibutsa I would like to yuko Yesu remind you agukunda, that Jesus loves you. ndakwibutsa I would like to ko Yesu remind you azi izina ryawe. that Jesus knows your name. Uba wibaza ngo ese nzakomeza urugendo rwo kuja mu ijuru, ese nzabona Imana, will I carry on the journey that leads to heaven? Ese Will I nzabona abide in ijuru? God? Will I go in heaven? nagira nkubwire ngo I would like to see ni that umugisha you are a blessing. utangwa n'Imana. That is the blessing given Niwizera, by God. If you believe, umugisha urawubona, you will get the blessing. Niwizera, If you believe, ijuru uzaribona, you will go in heaven. uburenganzira bwawe It is your right. ni umugisha It is a blessing utangwa n'Imana. that comes from nagira ngo God. tubohore, I would like us to nagira ngo deliver. dusenye I would like ariya us to majwi, destroy all those voices, ziriya mbaraga, the powers, buriya butware the authorities bwa Satani, of the devil, buriya butware the authorities bw'abadayimoni, of demonic spirits. funga Let us bind kuboha that bind you, utuma that makes, utaguka, that hinders you gutuma from, that hinder you udatera imbere, that hinder you from gutuma prospering, they hinder utagira you amahoro. from having peace. Haleluya. Hallelujah. Yesu ni umwami, Jesus is the Lord. Yesu arakiza, Jesus heals. Yesu aratabara, Jesus Yesu rescues. atanga ubuzima. Jesus gives life. Umutima wawe In your heart, uzane, present it to egera God. Yesu, Tell it to Jesus. tekereza kuri Yesu, Think about Jesus. akira Yesu, Receive umva Jesus. ijwi rya Yesu, Hear the voice of umva Jesus. gukora kwa Yesu. Listen to the acting of Jesus. Mwene data nagira nkubwire ngo rwanya icyaha. I would like to say resist sin. Impamvu abadayimoni bagufata, The reason a demonic spirit come impamvu upon urwaye you. umutima, The reason you have heart impamvu urwaye disease. umugongo, The reason you have back pain. impamvu impyiko The zikubabaza, reason you have pain in your impamvu umutwe kidneys. udakira, The reason you have headache, impamvu permanent ufite headache. inyatsi, The reason you have evil ni theft. ukubera ko It is because utemerera Yesu you don't allow ngo Jesus akuyobore. to lead you. Ni ukubera ko It is because utemerera Yesu you don't allow Jesus ngo akuyobore. to lead you. Ndagusabye ngo I would like to request ngwino kuri you, Yesu, turn to Jesus. ngwino kuri Yesu, Turn to Jesus. ngwino usange Yesu, Turn to ayobora Jesus. umutima That He wawe. may guide your heart. Haleluya. Amen. Kadusenga Imana, Let us pray to tugiye God. gusenga, We are going to tugiye pray. kukubwira ngo We are going to tell you, egera Yesu, draw near to ha Yesu Jesus. umutima wawe, Surrender your heart to egera Jesus. Yesu, Draw near to Jesus. tekereza kuri Yesu. Think about Jesus. Unitugira ico dusaba cose Whatever we ask mu izina ry'Uwiteka in the name of Jesus, tuzakibona. we shall Iyo receive. tuvuze izina rya Yesu, When we talk about the name of dayimoni Jesus, zirahunga, demonic spirits indwara flee, ziragenda, diseases flee, ubutware bw'umwijima the buratsindwa, authority of the devil imyuka flees, y'umwanzi iratsindwa, the powers of the devil porogaramu flee, z'umwanzi the ziratsindwa, programs of the devil are imivumo defeated. irahunga, Let me say the flat imyuka mibi run irarekura, away, evil spirits kubera flee agakiza, because of kubera salvation, kwemera, because of kubera believing, kwizera because Yesu, of trusting in kubera Jesus, igikundiro because of favor twahawe n'Uwiteka, that were given by kubera ko God, turi abana b'umwana, because we are kubera ko princes, turi abana b'umwana, because we are kubera ko princes, turi abanyamugisha, because we are kubera ko turi blessed, abanyembaraga, because we are kubera ko turi powerful, abanyamahirwe, because we are kubera ko blessed, twacunguwe. because we are redeemed. Haleluya. Hallelujah. Tugiye gusenga Imana, We are going to pray tubwira to Imana ngo God, mwami, telling God, iyi God, myuka these spirits iboshe which are ibi binding bitekerezo the thoughts, ikurweho, let them be driven kugira ngo out, so uyu mwana that w'Imana, this child of kugira ngo uyu mumama God, so that this woman atabarwe. may be rescued or helped. Haleluya. Hallelujah. Dore urwaye umutwe, You have headache, kandi Yesu arambwira ngo and Jesus is telling me umutwe urakira, you will be iyi healed. dayimoni iri mu mutwe The irasohoka. demonic spirit that is in your head Dore will be ufite driven ikibazo out. cy'amaso, You have a problem related to Yesu sight arakubohora. vision. Jesus will dore set you ufite free. ikibazo cy'amatwi, You have a problem in your Ntiyakire ears. gukira. Receive mu healing izina rya in the Yesu. name of Dore Jesus. ufite ikibazo cy'umutwe, You have a problem in your uza wumva head. hari ibintu byirukamo, There are things which are kandi bakubwira circulating, ko bakuroze, and they tell you that you have been bakubwira ko ari bewitched. ibirozi, They tell you that there is bakubwira ko ari witchcraft. imyuka mibi They tell you that these are evil spirits yagufunze. that Ariko bind nagira you. nkubwire ngo But let me say akira that gukira receive mu healing izina rya in the Yesu. name of Jesus. Wakiriye gukira Receive mu healing izina rya Yesu. in the name of Wakiriye Jesus. kubohoka You have received mu izina deliverance rya Yesu. in the name of Wakiriye Jesus. kubohoka You have received mu izina rya deliverance Yesu. in the name of Wakiriye Jesus. kubohoka. You have received deliverance. Dore wowe ntuzi ugira akazi ngo ugatindemo. You can never continue in your job for a long Iyo time. utangiye akazi When you start working, ukora amakosa, you commit mistakes bakakwirukana. and you get Iyo utangiye fired. akazi When you start a ubura job, amahoro, you get kumva peaceless. ijwi You hear rikubwira a voice kukavamo. that tells you to Ririya jwi uza resign, wumva and that voice that you hear rikubwira that tells
kuva mu kazi to resign. ni inyatsi It is evil n'ijwi thought. rya It satani is Satan's ni voice. umwuka mubi It is an evil spirit. n'imbaraga mbi It is ni evil ubutware power. bw'umwanzi It is the authority of the ariko nagira devil. nkubwire ngo But I would like to tell you, Yesu Jesus yiteguye gukora is ready to work. Yesu Jesus yiteguye gutabara is ready to help Yesu you. Jesus yiteguye kuguha is umugisha ready to bless you. Haleluya Hallelujah. Yesu yiteguye kuguha umugisha Jesus is ready to bless you. uzaza ugira akazi noneho ugatindemo You'll be able to work and continue working for a long dore umaze time. gutangira business utangira unanirwa utangira bikunanira utangira byanga utangira bireka You started your business, you failed several times. uratangira ukabivamo You start and quit. urabikora ntukomeze You start and fail to continue. kandi iyo ugiye kuva mu kazi uzumva ububyutse bukomeye And when you're about to resign, you will feel like having uzumva revival. ijwi rikubwira ngo You will hear a voice that tells you, ibi biranze this is failing. bireke You should abandon. bireke You should quit. kandi ukumva ijwi riguhata cyane And you will hear a voice that insists. nagira ngo ubwire ngo iryo ni ijwi But I ritari would like to tell ry'Imana you that is a voice that is not from ni God. ijwi rya satani It is Satan's ni voice. ijwi ry'umwana It is the voice of the enemy rigukangurira kureka akazi that asks you to stop Rikubuza amahoro. working, that iyo torments ni you, inyatsi that is evil ayo ni thoughts. amajwi Those are iyo ni voices. imyuka Those are his evil y'umwanzi spirits Satani. of the devil. guhera aka kanya From this moment, akira kubohoka receive guhera deliverance. uyu mwanya From this moment, akira umugisha wawe receive your guhera uyu blessing. mwanya From this akira moment, ubutabazi receive guhera uyu rescue. mwanya From this moment, oh haleluya hallelujah. mwene data dore ufite ikibazo Brethren, you have a problem. nta ntego ugira mu buzima You have no purpose in life. ntabwo ushobora kuba konsantere ku ntego cyangwa se ku byo wiyemeje kugeraho You can't focus on your goals or ibintu byawe purpose. bihora bisimbuka You are always unstable. ubwira ibintu byinshi You have so many ariko things, ntugire icyo ukomeza but you can't continue with one Iyo ni thing or nyatsi. focus on one thing. That is evil iyo ni imyuka thought. mibi Those are evil izo ni spirits. imbaraga That z'abadayimoni is demonic spirit zikunyaga power umugisha that plunders your iyo ni blessing. imyuka Those are spirits ikunyaga umugisha that wawe plunder your blessings. kankubwire ngo I would like to see iyo myuka those ni spirits. ukuyirwanya You must izo resist mbaraga those ni ukuzirwanya. powers. You must resist them. bituma udashobora kuguma ku kintu kimwe ngo ugikore kirangire You can't focus on one thing and accomplish or complete it. ibintu byawe byose bisigara mu nzira bihagarara ahantu hamwe All your things are stuck. iyo myuka igufunga tugomba kuyisenya We should destroy the spirits that bind you. izo mbaraga turazihagaritse We stop those spirits. iyo myuka turayihagaritse We stop those ayo evil majwi spirits. turayahagaritse We stop those evil ubwo spirits. buriganya bw'umwanzi We turabuhagaritse stop the deceitfulness of the devil. mana God, kora umurimo ukomeye may you do something great. God, tanga stability may you give stability. mana God, tanga amahirwe may you give privileges. God, tanga umugisha may you give blessings. mana God, tanga gutuza may you give stability. mana God, tanga kwizera may you give faith. mana God, tanga aya mahoro may you give this peace. dore umwana wawe Your mwana child of God, mutabare rescue umwana wawe mwana your child of God. mugirire neza May you show you kindness umwana to wawe him. mwami Your child of God, musange may you visit umwana wawe him. mwami Your child of God, mugire inama may you give him umwana wawe counsel. mwami Your child of muhe God, umugisha may you bless him. umwana wawe Your mwami child of God, muhe amahoro may you give him umwana wawe peace. mwami Your child of muhe God, gutuza may you give him umwana wawe stillness. mwami Your child muhe of God, kwizera may you give him mu faith. izina rya In yesu the name of Jesus, turasenya we destroy izi mbaraga these iyi powers, myuka these spirits, izi mbaraga these powers zitesha umutekano that make one peaceless. uyu mwana w'imana The child of God. turasenya aya majwi We destroy these turasenya izi voices. mbaraga We z'umwana destroy the power of the enemy. turasenya iyi porogaramu We y'umwana destroy the power of ku the buzima enemy bw'uyu muntu in mwana the life of this uyu muntu person. nagire amahoro Let this person uyu have muntu nagire peace. umutekano Let this person have uyu muntu nagire security. ibyishimo Let this person mu have izina rya joy. yesu In the name of tumusabiye Jesus, umugisha we pray for tumusabiye blessing. We ubutunzi pray for tumusabiye wealth. gutuza We pray for tumusabiye stillness. kwizera We pray for mu faith. izina rya In the yesu name of nezeza Jesus, umutima we please their nezeza hearts. ubwenge bwe May you please mu his izina mind. rya yesu In the
name of turasabye Jesus, mwami we pray, God, twarakubonye mwami we encountered you. ibyo tugusabye What we ask you, uzubikora mwami you do it, God. ibyo dukenye What we need, uzubidukorera you mwami provide. ibyo twifuza What we desire, uzubiduha mwami you provide, God. data wera Holy twongeye Father, kuza imbere we yawe come in your dusaba presence, umugisha asking for twongeye kuza imbere blessing. yawe We have come in your dusaba presence umugisha again, asking for twongeye kuza blessing. imbere yawe We have come in your tugusaba presence, umugisha asking for twongeye blessing. kuza imbere We have yawe come in your tugusaba presence, umugisha mwami asking for blessing, oh urakoze God. mwami We bless your name, oh urakoze God. mwami We bless your name, oh urakoze God. mwami We bless your name, urakoze oh God. mwami We bless your name, bohora oh God. mwami We bless your bohora name. mwami May you bohora deliver. May you mwami deliver. dore mwene data wowe ufite ikibazo gikomeye Brethren, you have a serious problem. gituma urugo rwawe rutaba stable And your marriage, there is lack of uhora stability. udatuje You are not imyuka still. ikubwira ko urugo rwawe ari rubi Spirits that tell you that you have unhappy imyuka marriage. ituma urugo rwawe rutaba rwiza Spirits that bind your nagira ngo nkubwire ngo iyo ni marriage. imyuka I would mibi like to say that those are kandi evil iyo myuka spirits. These are ufite spirits. uruhare rukomeye Those spirits ugomba play a big kuyirwanya role. You must ugomba resist them. kuyisenya You must destroy ugomba gusenya them. You must ubwo destroy butware those ugomba powers. gusenya You must ayo destroy majwi those ugomba voices. gusenya You must izo destroy ntambara those ugomba trials. gusenya You must ibyo destroy birindiro by'umwanzi the fortresses of the kandi umutima devil. wawe And your heart, ukingurire yesu you should surrender it to Jesus. haleluya Hallelujah. yesu ni mwiza Jesus is good. 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 yesu arabohora Jesus sets free. 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 yesu arakora Jesus works. yesu arahindura Jesus changes. yesu arahindura Jesus changes. yesu arahindura Jesus changes. yesu ararema Jesus makes Man. new things. God, turizera we believe. mana God, turagukunda we love you. Man. God, twarakubonye we encountered you. Man. God, twabonye ukora we saw you Man. working. God, twabonye ukiza we saw you healing. Man. God, twabonye utanga we umugisha saw you give blessing. tweretse abana bawe I mwana present you your children. ndabasabira umugisha We mwana pray so that they may be ndabasabira blessed. umugisha I pray mwana so that they may be blessed. ndabasabira umugisha I pray so mwana that they may be blessed. ndabasabira umugisha I pray so that they may receive baha a amahoro blessing. mwami Give them bahe peace. kwizera Give them faith. data wera Holy Father, twizeye gukora kwawe we believe in your twizeye working. imbaraga We zawe believe in your power. twizeye umugisha wawe We believe in your twizeye blessings. gutabara We kwawe believe in your twizeye rescue. gukiza kwawe We mwami believe in your healing. ndagushimiye mwami I bless your name, O God. abantu badukurikira mwami People are following muri aya us, O masaha God. In this time, ndagusabye mwami I pray to you, kugira ngo God, ubahe umutekano that you may give them kandi ubahe umugisha security. mwami Bless them, O uyu muntu God. twamusengeye We have prayed kugira for ngo this urugo rwe rumere person, neza that the marriage may kugira be ngo umuryango we happy, umere that the neza family may be kugira ngo happy, umugisha w'urugo rwe that the blessing in his ukomeze marriage may you hold bakomeze it kuramya first. May you no they continue gusingiza worshiping Imana. you and Urakoze exalt you, Mwana. God. We bless your Urakoze name. Mwana. We bless your name, O Urakoze God. 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 Yesu. We bless your name, O Urakoze Yesu. Jesus. We bless Ni your name, wowe uhora mwami. Jesus. You set ijambo free. ryawe Your word rirabohora sets free. ijambo ryawe Your word rirarema creates. ndagushimiye I mwami bless your name, O kudukunda God, for you love us. ndagushimiye I mwami bless your name, O kutanze God, amahoro for giving peace. ndagushimiye I mwami bless your name, O kutanze God, umugisha for giving blessing. ndagushimiye I mwami bless your name, O kutanze God, for ibyiringiro giving hope. urakoze yesu I bless your name, Jesus. urakoze yesu We bless your name, Jesus. shimwa mwami Be praised the Shimwa Lord. mwami. Be praised the Lord. shimwa mwami Be praised the Shimwa Lord. mwami. Be praised the Lord. shimwa mwami Be praised the Lord. ka dusenge tubasengere mwese abakurikira Let us pray. All people are following. tutavuze umuntu umwe ku giti cye Without mentioning the ngiye names, kubasengera mbasabira umugisha I'm going to pray uttering a blessing kubera ko upon you. turitegura iminsi mikuru ya noheli Because we are preparing ourselves for the great day of ndetse no Christmas gusoza umwaka and the ending of the year or ending mbasengere the mbasabira year. umugisha Let me pray for you, kugira ngo uttering uyu a mwaka blessing tuzawusoze neza that you may end the year well tuzatangira umwaka w'ibihumbi 2023 neza and start 2023 well. uzatubera umwaka w'imbaraga umwaka w'ububyutse Let it be a year of revival, a umwaka wo year of kuvuga power, ubutumwa a year of preaching the good umwaka wo gospel, kuzana abantu kuri a yesu year of bringing many to Jesus, umwaka w'ububyutse umwaka wo gukangura umwaka wo kuzana abantu ku mana a year of revival, a year of bringing many to Jesus, a year of power. ndabifuriza rero kubohoka no kwinjira mu ivugabutumwa Let me wish you to be set free, that you may study evangelism. tubohoke twinjire mu ivugabutumwa Let us be free and study tuzane abantu evangelism. kuri yesu Bring people to Jesus. data ndagushima Father, bless your name. abadukurikiye mwami Those who are following us, ubaha God, umugisha bless them. abadukurikiye mwami Those who are following us, ubahe God, kunezerwa give them joy. abadukurikiye Those who are mwami following us, God, ubahe imbaraga give them power.
abadukurikiye Those who are mwami following us, God, ubahe imigisha give them blessings. abadukurikiye Those who are mwami following us, ubahe God, ububyutse give them revival. abadukurikiye Those who are mwami following us, ubahe God, ibyiringiro give them hope. abadukurikiye mwami Those who are following us, God, ubahe amahoro give them peace. abadukurikiye mwami Those who are following us, ubahe God, kukwizera enable them to trust tubasabiye in you. imbaraga I pray for tubasabiye power. umwuka We wera pray so that they may have the tubasabiye Holy Spirit. ubwenge We pray for tubasabiye wisdom. We ibyishimo pray for tubasabiye joy. gutuza We pray for tubasabiye stillness in our life. kumenya We pray for yuko uri Imana knowledge that you're tubasabiye God. kumenya We pray so that yuko they uri may know umukiza that you're the tubasabiye Savior. kumenya We pray yuko so uri that they may know umucunguzi that you're the Redeemer. Mana Lord, bongerera ubwenge give them more wisdom. bongerere Give kwizera them more faith. uyu mwaka bazawusoze Let neza them end this year well. bazatangira undi mwaka neza And start another year with bawutangirane amahoro well. Let them start the bawutangirane year with peace, ibyishimo with joy. bawutangirane kwizera Let them start it with uzababera faith. umwaka w'imbaraga Let it be a year of umwaka power, w'ububyutse a year of umwaka wo revival, kuvuga ubutumwa a year of preaching the ndagushimiye gospel. mwami I bless your name, utanze God, umugisha for giving kandi blessing utanze amahoro and giving mu peace. izina rya In the Yesu name of Jesus. Amen. Amen. Yesu abaha umugisha May Jesus bless you. tubifurije iminsi mikuru myiza We wish you happy kandi festive days. turabifuriza gukomeza kugira imyiteguro myiza Let us continue wishing you to Komeza have gukunda good Imana. preparations. May you continue loving turabifuriza God. umwaka w'ububyutse Let us wish a year of no kuvuga revival ubutumwa and preaching the good gospel. mukomeze mugire ijoro ryiza May you continue having a good night. kandi Yesu ni umwami Jesus is the Lord. imbere ni heza The future is bright. turabakunda We love you tubifurije umugisha and wish you blessings, no kurindwa protection. amen Amen.